Muraho neza, ni Uwimana Patricie ubavugisha, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi wa kabiri ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 2024. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, turi mu gice cyahariwe ibibazo n'ibisubizo. Umunsi turarebera hamwe ikibazo kigira kiti namenya nte ko ingurube yanjye yarinze. Ni ikibazo cyakunzwe kubazwa n'abantu b'ingeri zose, harimo n'aborora ingurube, kubera ko muri iyi minsi cyangwa se muri iyi myaka mu bihugu bitandukanye hari gahunda yo gukangurira aborozi kubangurira ingurube zabo bakoresheje intanga, kuko nibwo zagombye gutanga umusaruro kandi bikanafasha n'aborozi kuvugurura icyororo cyabo, kuko intanga akenshi ziba zivuye ku isekurume. Urugero wenda yarandaraza 100%, diroke 100%, pietre 100%, noneho bikagufasha kuvugurura icyororo no kongera umusaruro w'ingurube zawe. Ikibazo rero gikunda kuboneka mu kumenya umurindo w'ingurube. Ni ikibazo rusange, ni ikibazo aborozi benshi bahuriyeho, natwe mu bworozi bwacu twarakigize. Muri tugera ku byerekeye no gutera intanga nzagaruka kuri iki kibazo aborozi bahuriyeho. Ni gute rero umuntu yamenya umurindo w'ingurube? Ni gute umuntu yamenya ko ingurube ye yarinze? Nibyo tugiye kwibandaho. Turarebera hamwe bimwe mu bimenyetso biranga ko ingurube yarinze. Ikintu cya mbere kigaragaza ko ingurube yawe yarinze ni uko inda y'amaganga yayo iba yatukuye. Ni ukureba ko inda y'amaganga yatukuye, ishobora gutukura bitewe n'ama-infection, ishobora gutukura kubera uburwayi, ariko iranabyimba ukabona yabaye nini. Icyo gihe ingurube yawe iba yarinze. Hanyuma ikindi kikunda kugaragara ku ngurube nyinshi, usibye wenda ko atari zose, zikunda kuzenguruka mu kiraro ubudatuza nta kuruhuka, ikazenguruka ikurira urukuta, ikurira izindi, mbese ukabona ingurube yabuze amahoro igatangira kurira izindi, yaba ari amashashi ndetse n'iyo umukozi yinjiye mu cyumba irimo iramwurira. Ibyo nabyo ni bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko ingurube yawe ishobora kuba yarinze. Ingurube kandi igira urusaku, igira urusaku rudasanzwe, igira urusaku utari usanzwe uzi, ni nk'aho iba iri gutabaza iti rwose wantabaye ko bimeze nabi, wantabaye ko ngeze igihe cyo kubangurirwa, ndashaka isekurume. Icyo gihe igatonuma, niko nabyita, niyo mvuze ikinyarwanda cyiza, igatonuma igasakuza. Akenshi abakozi banjye bajya bambwira ati ingurube yarinze. Hari ukuntu kujya yizengurukaho, abantu Imana igira neza udufashe tubone intangavu. Hari kandi ingurube ikunda kuganga, nuko ngo ubundi ziraganga buri munsi, ariko noneho inshuro ziganga ku munsi ziriyongera cyane, koko icyo gihe nabyo ushobora kuba imwe mu bimenyetso bigaragaza yuko ingurube yawe yarinze, ariko aborozi ntabwo bakunda kubyitaho. Ishobora kwicara ikareba nk'ahantu hakonje, ikaba yahicara cyangwa se ikaba yaharyama, ariko nubwo ikora ibyo ngibyo kugira ngo urebe ko yazimya umuriro, ntabwo ihamara kabiri, ntabwo ihamara igihe kinini. Yicara igahaguruka, ikazenguruka, ikurira urukuta, igatonoma, ikenda gusimbuka, ikurira izindi, ibura amahoro. Muri makeya nta mutekano bifite, ku buryo umuntu wese yavuga ati ese ingurube yasaze. Igihe waba utazi neza yuko ari ibimenyetso by'uko ingurube yarinze, ushobora kuvuga ati ingurube, hari uwigeze kumva tugitangira korora ati ingurube wagira ngo yasaze, wagira ngo irimo ibigambwa. Ni ibintu nyine umuntu ushobora kuvuga yasaze, bayiroze, irimo ibigambwa, kubera imyemerere. Ibintu nk'ibyo ngibyo ndavuga bimwe tugitangira korora ibyo abakozi banjye bambwiraga, ariko nyine urayireba ukavuga ati yatewe n'abadayimoni bahehe. Nuko nyine
iba yarinze, ariko ntibivuze yuko wahita uyishyira ku isekurume ako kanya. Hari nitugera ku gihe cyo kubangurira tuzareba amasaha umuntu agomba kureba, kuko akenshi iyo aborozi babonye ifite ibimenyetso bimeze gutyo hari igihe bahita bashyira ku isekurume. Ikindi ni uko iyo ibyo bimenyetso byose birangiye, byo guhagarara, byo kwirukanka, byo gutontoma, byo kwicara, byo kuzenguruka mu kintu uza mu kiraro, byo kubura amahoro, byo kuba ubona ku nda y'amaganga hatukuye, ku nda y'amaganga habyimbye, ntabwo bivuze yuko igeze igihe cyo guterwa intanga, nta nubwo bivuze yuko igeze igihe cyo kubangurira. Ni ukuvuga ngo niba umworozi afite gahunda yo kuyitera intanga, agomba kugenzura ko ituza. Kugira ngo ubimenye rero ko ingurube igeze igihe cyo guterwa intanga, uyikora ku mugongo. Hari ukuntu ubutaha tuzajya dukora amavidewo noneho tubereka uko turi kubigenza, ni nabyo bizabafasha cyane. Uyikora ku mugongo cyangwa se ku bitugu, waba ukozeho igahita ihagarara. Wa muvuduko yari ifite, rwa rusaku yari ifite, kwa kuzenguruka kurira izindi ngurube yari ifite, biba byagabanutse, ituje pe, ku buryo wanapanda ugahaguruka ukayicara ku mugongo, ntigire ikintu gutwara, iba ari inyamahoro. Igihe rero niba ikweretse ko ari inyamahoro, wayikora ku mugongo igatuza, wayikora ku bitugu igatuza, icyo gihe noneho ushobora kuyitera intanga, ushobora gutumiza intanga, cyangwa se ushobora kuvugana na veterineri ukamubwira nyine ko yageze muri icyo cyiciro, akakubwira ko urabigenza. Kuko ku byerekeye no gutera intanga, ikintu cyitwa umurindo ni ikintu kigoye aborozi muri iki gihe. Hari n'igihe rero ingurube ishobora kugaragaza ibimenyetso ariko itarinze, ahubwo mugenzi wayo ari we yarinze, akaba hari nk'ingurube yabanje kurinda kuko yarinze, noneho izindi ziyegere nazo zigatangira kugaragaza ibimenyetso nk'ibyo ya mbere yarinze, kuko ugasanga nazo zitangiye gutontoma, zitangiye kurira, zitangiye kuzenguruka, noneho ugasanga umworozi atangiye guhamagara ku batanga intanga, yaba ari muri labo nka Muhanga, yaba ari za Muyumbu, za Gicumbi, batangira guhamagara ati none ingurube zanjye zarindiye icyarimwe, mfite ingurube 5 zarinze, mfite ingurube 3 zarinze. Umurindo ni ikintu kigoye. Icyo gihe noneho ugatumiza intanga z'izo ngurube 5, ugahamagara veterineri akaza akareba, akaba ati ingurube ntabwo yarinze, ariko kubera ko nyine uba wamutumije arayitera. Murakoze rero kuba mwabonye umwanya wo gukurikirana ikiganiro cyerekeranye no kumenya ko ingurube zacu zarinze, no kumenya ko ingurube yarinze, bimwe mu bimenyetso, kuko hari ibimenyetso ingurube zishobora kugaragaza bitandukanye, ariko hari ibyo zihuriraho. Naho mu kanya rero mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Ciao.